neza ho rero ntago uzambwira ngo uyu mupaseri udafite umugore udafite umugabo aje kwigisha iby'ijambo ry'Imana uwo nguwo aba ari umupasiteri w'igicupuri. Nimba umwe rero yisubiyemo akabona ko ari yarakoze ibyaha kagenda akavuga atereka nishakira umugabo mumureke. Imana yaravuze ngo muzenguruke isi yose mwigisha ubutumwa bwiza. None nitwe tuba twarabimitse cyangwa mu bimika bandeze mwebwe ari uwo wari wumva ngiye nimitse se uwo umuhanuzi wamushyiraho ariko ubwo bubasha mbuhawe nabikora ariko ngiye nta bubasha bwabyo mfite. Uranyumva neza nta batanga amafaranga kugira ngo bimikwe se ubuse nta batanga amafaranga se kugira ngo aze ahanure ngo uriya mugore si uwawe uriya mugabo si uwawe kugira ngo babashe kubana babashe guhuza ya mayeri yabo n'amanyanga ko mwaba mwaretse. Uyu munsi wa none ikibazo ntago ari abanga bari gusenya ingo. Uranyumva neza ikibazo reka nkubaze hari umukaturika wari wumva uza gusenya mugenzi we? Hoya. Hari umudive wari waza kumva aza gusenya mugenzi we? Hoya. Hari umusilamu wari waza kumva ari gusenya mugenzi we? Hoya. Hari umuprotestant umuntu Protestant. Ngo numu umuprotestant urumva ari wari waza kumva yasenye mugenzi we ariko umurokore witwa ngo ni umwadeperi nimba bararogewe hehe kuko nubundi ibyo yahanuye byose nta na kimwe kigeze gisohora byose ni ibicupuri. Tera abantu nyamara mureke mbabwire simurebe kuntu abantu bakabije kugira inzangano zo mu mutima bakamaze kuba benshi bigira abantu beza kandi ari babi. Reka mbabwire nyamara hari abantu Imana ije gukoramo akazi. Dusoza n'ikiri bubwire abantu bakunda kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo uri muri yigishaho ndetse unacyamura unakubita abantu baza kubigaragaza kugira ngo nabo babashe kubireka bagaruke mu murongo w'Imana bubake. Icyambere hori koko nimba ari abakozi b'Imana by'ukuri biza guhangana biza gusebanya ngo basebye na bagenzi babo nibaze none se ubungubu nta byiza Pastor Mutesi yakoze nimba koko ari ingo zari zarasenyutse zubatswe nimba ari abantu yaruhuye umutima nimba ari abo yagaburiye nimba ari abo yambitse ibyo ntago ari byiza waza ukavuga ubu ikintu ikosa abo babivuga bose ni bamwe setu uwabo atandukanye na nuza na runaka kuko gatari kuri ya mugore ni mwiza ese wisiga iki none aba pasiteri birirwa bakora ama difference mu rusenye urumva bisiga utuvuta ari abagore bazi kwikoraho bakaza kwisiga utuvuta twiza bakambara amajipo meza ariko se wirirwa mu rugo mu bana bangaye 6 7 uranyumva neza saa 12 zigeze uri mu bana nuzi kwitaho nuzi kwambara neza uri ibitunguru na soso tomate na seleri na tungurusumu biracyakuriho ugiye kuryama ibyo bitunguru bikunukaho uranyumva neza yirirwanye n'umuntu ufite utuvuta twiza haryo batazagusenda ni he hatazagusenda niye kariyo mpamvu amadivorce ubona yaradutse ubona urukundo nta rukundo rugihari. None se aba pasiteri niyo mpamvu ubona banza abagore babo kubera iki babashatse ari inzahare reka twisungane Imana ibagire neza baravuga ati ntago uri uwanjye none bahita batangira kugenda bashakisha abandi bahanuzi ku mpande ariko mwibuka icyo nzayimana nayo ibivuga buretse gatoya buretse suvuze ngo nzayimana nzakugirira neza nzagusekura nzagutabara nzagukindura nzaguha imodoka nzayikwicisha nzaguha inzu nzayikwirukanamo sinzayimana se rero rya gufandikazwe muri iyi mihanda buretse se arubatse nyine ubuse nta mupasiteri waje hano arimo kuvuga kuri Pastor Mutesi atabyemera kandi nawe divorce ye mu rugo rwe nawe rwarahaye inkoyoyo ariko mwamugira ngo nuko tutaba tutabazi ubuse ngubu ubuse ntawe umaze imyaka ingahe yaratandukanye
n'umugabo buretse se uragira ngo muvuge ntawe mvuze ubu ntawe umaze imyaka ingahe hafi 5 yaratandukanye n'umugabo we kandi ari pasiteri mwagiye mureka ariko batandukanye nabo barabyemera nyine nicyo kikwereka nyine nicyo kikwereka abantu bazima ntuzi urakoma gatoya ngo runaka ngo yatandukanye na runaka urabivuga bimarira iki abantu imba hatandukanye nawe yatandukanye nawe uravuga uti nuriya bamufashe asamba none yego yabikoze hanyuma none wese kuze kubicuruza nawe uri umufatanyacyaha sura nk'uyu nguyu waje avuga ngo ngewe ngo ndi indaya uyu mudamu ikosa yakoze nuko yaje kubivuga ngo yari indaya uranyumva neza kuko yahise aporomotinga bwa burayi n'uwakamuhamagaye yahita avuga ati n'ubundi yari indaya reka nanjye njye kwibarizayo ibyo ntago mbizi simusenye kuko ibyo ngibyo niko byakagombye ariko uyu munsi wa none ndaza nsenye Pastor Mutesi nsenye runaka nsenye na runaka nirivuga butumwa tuba dukora se ufite data mubwire cyane ujya ngaho nkubwire ikiganiro ureba wakimbwira wasanga wenda ntacyumvishije jya ku mama witwa Liliane ikiganiro yakoze wakibonye si yavuze ngo Pastor Mutesi ngo ni indaya akora ko karimo nimba cyane nimba rero buretse yavuze ngo Pastor Mutesi ngo ni indaya ari gusaba ribu ngo ifunge nde hanyuma umuntu ujya kuvuga ngo Pastor Mutesi ni indaya simvugiye Pastor Mutesi ariko ndibaza ngo bura nuvuga ngo runaka n'umujura uba ufite ahantu mwahuriye puwe sengo shubije none ni ujya kumenya gute ko runaka ari indaya atagiye mu mihanda ngo ajye gutega nk'uko abandi batega atagiye muri hoteli kurayamo uko nguko nyine babivuga wowe uba uri hehe noneho sasa bisobanuye ngo nawe uba wagiye aba bantu reka mbabwire aba bantu bafite ibyo barimo yes reka mbasuze nongere mbekaze mbifurize amahoro y'Imana muherere hose ku isi niba uri mu gitondo nkwifurize igitondo kiza n'imiri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza ngiye ndi uri nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugira umugisha wo kubana na Prophète Damour bimeze bite ko tanye ikiganiro umeze nk'umuntu warwaye nta muceri uherutse bawonguriye se ukugura hasi ngewe akira nanjye kuba kambireke umeze utese nyine ndaho nyine urabona se ntameze uko nyine uko mbona utanye ikiganiro ufite amaganya se aya ntabwo ari amaganya biterwa n'igihari iki gihari uyu munsi iki ni ibisanzwe nyine hari igiseseka ibintu byose ko bitajya bihinduka birahinduka nk'ibikeze ubwo kidahinduka ni iki nk'ibiki bihinduka byose bikomereze iyo kubaza ikintu nanjye kubaza amakuru y'iminsi ariko wambwiye ngo biraho biraho mwana kudutanye ikiganiro ufite agahinda Damu yewe abantu banditse muri comment section turi gukorana baravuga bati uyu umwe wagiye kwa Mutesi gusaba ndamaze nimba narasabye bose nimba barabonye ko nasabye bo bakoze iki ubwo ngubwo ko aba ari ubujaje ubwo ngo urashaka umuceri narababwiye ariko nzajya mbaho ukuri ni mukwanga ariko ukuri niko kuzajya kubabatura kuko abo babivuga ni injiji uranyumva neza icya mbere singewe wigeze wijyana kwa Pastor Mutesi ninde wakujyanyeyo ni ibyaha wari wakoze yarampamagaye telefone yarampamagaye ari mu gitondo rambwira ngo uyu munsi witegure turajya kwa Pastor Mutesi nanjye njyayo urumva yego nanjye mba ngiyeyo rero abantu bavuga ko ari njye wijyanyeyo nabita abasazi
gituma uvuga ko abantu ari abasazi kandi ari wowe wijyanyeyo nose nijyanyeyo ko ngewe bantumiye hari umugozi bagushyizemo se ngewe barantumiye nose umuntu agutumiye ntabwo warorera kujyayo ubu naguhamagaye akavuga ngo ino hano nkubwire ndagushaka hari ibyo ngushakira ntabwo naza wabuzwa n'iki kujyayo se kuza se n'itegeko none se wabuzwa n'iki kujyayo hari icyaha se cyaba kinshinza se nk'ikihe se hari icyatumye ujyayo nyine nk'ikihe ngewe nta cyaha nari mfite kuvuga ko umuntu atwita isezerano si nikosa buri muntu wese atwita isezerano iyo ritarasohora uba uritwite iyo risohoye nyine uba uribyaye hajya bareka amatiku abwe n'iki ko Mutesi atwite si isezerano se amasezerano ibintu bya Mutesi mwana nimukajya munabizana ku muhanda karimwe mu byizanira se bande se nkawe nguru umuhanuzi nibishaka se nise kare wise umuhanuzi we mu bahanuzi wumvishe Mutesi avuga wumvishe uvuga ko ari Damuru cyangwa yavuze ngo ni nibishaka nuko atakomesha ninza ariko nawe uvuga ko wamuhanurira nese iyo ndamuhanurira twite ninde ni nkuko duhanura ibintu byose cyangwa duhanurira abantu benshi bivuze ngo arahanuye w'imuturo nose Mutesi niwe duhanurira wenyine arahanuye w'imuturo raka oya nyine Mutesi niwe duhanurira wenyine undi muntu wahanuriye ninde ni benshi barahari muri kamera mumbwire ibintu byose n'ukoko ni Bibiliya bivuga ngo n'ukoko kumwe niyo gutanga uko niko kabimenya abo duhanurira bose ntabwo ari ngombwa kubavuga kuri kamera kandi hari n'ibyo twahanuye bimwe biranasohora kandi bigaragara kandi tutigeze tugeze kuvuga kuri iyi mihanda bajye bareka rero amatika aho ngaho umuntu akubwira ngo uba waje gusaba cyangwa kugakora ikiganiro akakubwira ngo ubwo urashonje ugira ngo si umuntu ubivuga ni umuntu utakuzi ni umuntu uba ukuzi kandi w'inshuti mugendana akandika mu gikomenti akavuga ngo kandi runaka ngo ubwo yaje gusaba kubera icyo aba bivuze abagira ngo nyine akwangisha abantu rega abantu ni babi abantu ni babaye mutu aha nyamara abantu ni beza abantu ni beza umuntu nyine mu bantu harimo umuntu uwo muntu rero uzagukundira hori kuri hori waba ari umuntu w'Imana ariko umuntu uzagukundira kubera ko wavuze ejo akakwanga twagiye tubona abantu benshi bazana kuri iyi mihanda bakavuga ngo imbere kora rwose turagushyigikiye ariko wahura n'ikibazo gatoya si bo ba mbere bagutera amabuye se abantu rero umuntu ni mugari mwana ariko abantu ni abantu beza none se arubahakanye na Yesu nawe wabaremye arabazi ko ari beza kandi akaba bazi ko ari babimo narahinduka Yesu bane bamuhinduye cyanjye nje mu icyanzanye uyu munsi nukubaza ese wemera imbaraga z'abarangi uzemera mu buhe buryo we ko ahubwo se ushingiye ku cyumba jije icyo kibazo impamvu nuko abantu benshi bavuga ko zikora nyine ushingiye kuki nshingiye ku bivuga yuko hari abantu bamwe mu bapasiteri cy'abakozi b'Imana nka bande nyine babivuga nyine ni bande babivuze nshaka kumenya ni bande babivuze ninde bavuze ko afite umwuka w'abarangi wahanuriye katwite inde nyine nakubwiye ngo abo nahanuriye ni benshi nyine ndashaka kubaza uwo nguwo ninde okay reka wabivuze ninde yavuze ko abamwe mu bapasiteri mukorana nabo mugwiza kandi wemera ko ari umurangi kandi mwebwe mu bapasiteri mufitemo umurangi w'iburyo bw'ibumoso nkibaza ngo weho kuva igihe umaze usenga uhanura werekwa hari umurangi urahura nawe tureke ko nta murangi wa pasiteri hanyuma se ni ngombwa nimba narahuye nawe ni ngombwa kubazana kuri iyi mihanda kuri izo social media yego oya nge ntabwo ari uko nkora ntabwo ari uko narezwe nta nubwo ari nuko natojwe warezwe gute nuko ngo nimba muye n'umurangi nze mvuga ngo nicare nere kamera ngo nahuye n'umurangi runaka ubwo uracyatinya hanyuma nibivuga se byungura icyo abantu nyine mbivuge byungura icyo abantu uracyafite ubwoba bw'iki ubwoba bw'iki nge narakubwiye ngo ntago nshobora gupfa kuvuga ibibonetse byose mugwiza ni mugwiza Damuru ni Damuru hari impamvu yatumye nawe aza kuri iyi mihanda nimba yemera ko ari umurangi akaba abyemera nyine ni umurangi mumurekere uburangi bwe hanyuma nimba cyangwa se avuze ku izina ry'umuntu ariko ko utarivuga yavuze kuri Mutesi icyambere mugwiza arimo ko reka mbivuge gutya ari kuri iyi mihanda ari gushaka umukati agomba kuvuga kuri Mutesi nawe kugira ngo arye
ndagushubije agomba kuvuga kuri Mutesi kugira ngo arye. Ntiwese atavuze ko ari umurangi urumva yavuga iki? Iki kindi umubona ari iki kindi gisigaje wavuga kuri Mutesi? Ni ukuvuga ko ari umurangi. Dutegereje ko duhamiriza we ko ari umukozi w'Imana wemewe. Wigeze wumva mbivuga? Ndamucira urubanza se ndinde? Ntiduhamirize wenda wewe turi kwenda n'ikiremwa muntu. We nk'umuhanu muzibe. Ni Pasiteri Mutesi. Hari ikindi? Ni Pasiteri Mutesi. Wowe mwemera nk'umukozi w'Imana? Hanyuma namwemera ko ari umukozi w'Imana ko namye numva ngo ni Pasiteri. Ikindi cya kabiri buretse se wumve. Namye numva bavuga ngo ni Pasiteri. Nawe yivugira ngo ni Pasiteri. Uranyumva? Hanyuma ndajya kumukuraho iryo titire yo kwitwa Pasiteri muhirihe atari nge wamwimitse. Hanyuma ntabwo mfite kuma kari bupime ngo ni umurangi cyakoza Mwuka Wera amishuriye ko ari umurangi. Sinaza ngo nje kuri kamera mvuge ngo ni umurangi. Oya namwihoreye. Iyo Mana yamwimitse ko ari izaza kumukura muri ibyo ngibyo. Dufite abantu bangana iki se kandi baza kuri hano kuri iyi mihanda bakorana n'iyi myuka. Dufite abapasiteri se bafite izi nsengero bakorana n'izi mbaraga. Ko tutaje se ngo tujye ku karubanda ngo tubabwire ngo runaka ngo pasiteri runaka akorana n'imbaraga z'umwijima. Mpamvu nuko muzitinya. Oya ntabwo ngewe ntago ntinya izi mbaraga uzabaze. Ngewe ubwanjye mu rugo buretse wumve hari umuntu waje mu rugo kandi ari we. Uranyumva neza? Aje gusenga ndamusengera. Nuba arahari. Amakuru murajya muyadoya y'abarangi. Arahari. Ko naje se ngo mbivuge. Nese abarangi abwe n'ikirere bakorana nabo. Erega buriya iyo ufite umwuka w'Imana umwuka w'Imana n'uw'abarangi ntago bihura. Kwanza umwe arahangana. Umwe agasebya undi. Urabona ni nko reka mbibwize nabivuga gutera. Urabona nabihanga bibiri mu nkono imwe. Ako ngo birashya buryo. Ngo birashya? Ntago bishya. Amakuru mfite ngo nuko bishya. Ntago bishya. Gusa urabona Imana ica Satani mu gihugu cyo mu ijuru yamanukanye kimwe cya gatatu cy'abamarayika. Hari abamanutse rero bajyana nawe ikuzimu. Hari n'abandi rero baheze mu kirere. Abo ngabo iyo myuka niyo yitwa abarangi. Hanyuma noneho abangaba bashinzwe kumviriza amasezerano y'abana b'Imana. Noneho bakarwanya rya sezerano ry'Imana. Niyo mpamvu rero usabwe we gusenga. Abenshi rero iyo bageze hano kuri iyi mihanda kubera hariho izi mbaraga abenshi baranamutse. Kubera ikizambaraga nyine zirabarwanya. Rero ntabwo najya kuvuga ngo Pasiteri Mutesi ngo ni umurangi. Uburangi bwe ntabigeze mbubona. Nigeze avuga ati ngende umurangi yavuze ko ari Pasiteri. Rero uriye uvuga ngo ni umurangi. Aho kuvuga ngo abantu barasheze. Bashiriye he? Kwa Mugwiza. Uzu wahuye n'umurangi araguhanurira n'amabere bose n'amabere wonsa hari ukiri uruhinja. Akubwira ati ndabona arerekwa. Ako kantu nifite amatsiko ko kwaza ko ejo nagane n'umuntu arambwira ati abantu bitwa barangi abacwezi ngo nimba n'abandi bitwa baki. Umuri mu bantu berekwa ku buryo ashaka umurangi arakwerekwa neza akakwerekwa n'icyo wariye bibiri cyangwa se ukivuga akakikubwira. Kanyamba numva ari igiho. Oya ntabwo ari igiho. Ntabwo ari igiho. Umurangi ni hatari. Ngewe umurangi ngewe buriya ntabwo mutinya. Ntabwo mutinya kuko buriya mfite imbaraga z'Imana kandi zimbamo kandi zishobora guhangana nawe. Ntabwo mutinya rero. Kana amakuru mfite ngiye abarangi bakubise ngo iwanyu mu ngo muhita munyaruka. Akare. Bandese. Twebwe wacu. Pasiteri nka bagenzi ba. Abahe nyine. Abahe. Simbara kuzihangara byarabananiye. Abahese. Icyambere. Keza mfata gutese. Siniba sindoga sinsambana. Simfumaguza. Ese abantu bose bafatwa n'izo mbaraga no kuba bakora ibyo byose? Imana ishimwe ndabona diyo hari aka message mbonye.
twakomeje ubu twakora ikiganiro wishimye twagiye ariko hadiri imiti iraryoha ndamureka twiganirire ejo nari kumwe na muzehe Ntambabazi arambwira ati igihe cyose uzagana n'umuntu cyangwa igihe cyose uzavugana n'umuntu ukamubwira ibijyanye n'imbaraga z'abadayimoni ndetse zijyanye n'imbaraga mbi za sekibi ukabona nta bwoba zimuteye ujye umwitondera. ushingiye ku kisi abivuga gute se? uwo ni pasiteri Ntambabazi yarambwira ati abo bantu ujye ubitondera. Ntambabazi nta kintu ndi bumuvugeho kuko tugiye kumuvugaho nawe afite byinshi byavugwaho kuri we. nk'ibiki? tubyihorere. ni pasiteri ni porofeti. uri porofeti siko bimeze mwimitswe nawe nyine buretse bumve umbajije kuri Ntambabazi ntawe rero ndi buvugeho. oya ntago mukubashijeho nari mbwiye ibyo yambwiye nyine kubikubwira afite impamvu yabivuze nawe. njye narakubwiye ndubona umupasiteri udashobora kwitarutsa ibya pasiteri mugenzi we. oya yarabyitarukije. uranyumva neza? umaze gukorana ibiganiro se bingahe? buriya nubona pasiteri aje agasenya mugenzi we akamusenya aho ngaho ujya ushyiraho akabazo. akoreka tuganire hori umva nkubwire nyine buretse nkubwire kuko nimba twese tuvuga ngo turi abakristo turi abahanuzi turi abapasiteri turi abavugabutumwa bwiza siko bimeze twese turi abasirikari kandi turi ku rugamba. terwa n'imbuto mwera. aha nimba uyu munsi wa none kuri iyi mihanda tuza tugakora ikintu bita guhangana mwavuga ku badivorce tugasenyana ukeka ko umuntu uzabona Adamu ari gusenya profete runaka pasiteri runaka ukeka ko ngewe atazambona imboga mu menyo? ize mboga icyo gihe ntabwo nzaba ngaragaje imbuto nziza ahubwo ngewe negetswe kuza narangiza nkavuga ati ibi bya Mutesi ntabyo nzi cyangwa se ngewe nkavuga uko mbyumva ariko ngewe nkavuga ngo pasiteri Ntambabazi ibyo ntago mbizi simusenye kuko ibyo ngibyo niko byakagombye. ariko uyu munsi wa none ndaza nsenye pasiteri Mutesi nsenye runaka nsenye na runaka nsenye na runaka nirivuga butumwa tuba dukora se? ufite data mubwire cyane ujya ngaho nkubwire ikiganiro ureba wakimbwira wasanga wenda ntacyumvishije. jya ku mumama witwa Liliane ikiganiro yakoze wakibonye si yavuze ngo pasiteri Mutesi ngo ni indaya? akora ko karimo nimba cyane nimba rero yavuze ngo buretse yavuze ngo pasiteri Mutesi ngo ni indaya ari gusaba ribu ngo ifunge nde hanyuma umuntu ujya kuvuga ngo pasiteri Mutesi ni indaya simvugiye pasiteri Mutesi ariko ndibaza ngo buriya nuvuga ngo runaka ni umujura uba ufite ahantu mwahuriye puwe sengo shubije none ni ujya kumenya gute ko runaka ari indaya atagiye mu mihanda ngo ajye gutega nk'uko abandi batega atagiye muri hoteli kurayamo uko nguko nyine babivuga wowe uba uri hehe noneho sasa bisobanuye ngo nawe uba wagiye. aba bantu reka mbabwire aba bantu bafite ibyo barimo gupfa nibyo namye mbabwira. nimba uyu munsi wa none murimo gupfa amafaranga ubundi ibi byose ni amafaranga ni amafaranga iyi nindi bitera. njye naguhaye urugero kuki Apotre Gitwaza adashobora kuza hano kuri iyi mihanda avuga asenye mugenzi we? si umupasiteri ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda se no hanze yacyo? ariko abandi bagabo bakomeye nka Antoine Rutayisire ngo nk'umupasiteri yimikiwe. Antoine Rutayisire na Antoine Rutayisire nakubwiye ngo tugiye kuvuga iby'aba bapasiteri bose ujya ufata ijambo Apotre Sosthene yavuze ngo umuntu yarasaze ushaka kurigereranya nawe arazahutse
ariko ntabwo bigeze rumunanira. shangewe reka nkubwize ukuri. Simba biri mbabarira iby'abagabo n'abagore iby'abagabo n'abagore ibibera mu nzu mujye mubyiborera. ubu ngubu tugendane neza ni umuntu ugomba kuba yubatse. none se nimba nyine uyu nguyu uretse wishaka kungusha mu dutego nimba uyu munsi wa none nimba Pastor Mutesi uyu nguyu ashaka kurongorwa ati ngewe kugira ngo nkore umurimo w'Imana reka nubake hanyuma none ndaza kumurwanya se. Hanyuma se birivuga ngo iki nyine na kugira ngo akore umurimo w'Imana muboneka agenda yubo urubanza kari we ruzabazwa ni wowe ruzabazwa. Wabona turi mpamvu Pauline umwe yavuze ati buriya gushaka ari byiza kudashaka kabyiza kurushaho. Hanyuma aba bose ko batabyihoreye bakarongora bakanarongorwa. Niyo mpamvu ngenge mvuga ngo uwo inuzi itaranyagira agira ngo inu iri hafi ari yababivuga ngo iki uwisi itaranyagira uwimvura wijoro ritaragwira. Oya none ubu ngubu nta bapasiteri b'abasore nta bapasiteri b'abakobwa bagiye bimigwa. none se uzabibambura ngo ubishyire mwanye muri hari abanje ngo runaka atwaye abagabo pasiteri atwaye ibingibi kuri social media ubu baje bakavuga ijambo ry'Imana. Nimba koko ari abapasiteri kuki batakuvuga ijambo ry'Imana? Imbabazi uriya mu mama ariko akenshi nkabona hari ibiganiro njya kora nkabona byarangiye nkabona na wahise azana nyine nanjye niyo mpamvu narakubwiye ngo Mutesi ibintu byinshi niwe ubigiramo uruhare. njye niko nakubwiye impamvu nimba aje akavuga nimba ari ibyishimo biba byamusaze nimba ari unusi warya niko bivuga biba byamurenze akaza akavuga ati ngenda ashaka umugabo tinuma nshaka umugabo nabura kugira ngo umugore akwereka amarangamutima ujye umenya ko kayenze urumva ariko rwose pe mumureke uyu mubyeyi agende yirongorerwa bamureke yirongorerwa cyari pasiteri sinari pasiteri none se avuga iryo jambo none se ndamwaka iyo titire yuko agiye kurongorwa yaragiye mu rukiko bamwambika impeta umugabo we arahari. Ariko mu kiganiro cyo hari abantu bateye comment baravuga bati kuki wowe ugifasha umwanya wo guhagarara mu ruhande rw'uyu mumama. Ngewe ntago navuze ko ntazongera kuvuga ngo ndasenya bagenzi banjye hoya bavuga cyangwa ntibavuga uranyumva neza hori baravuga ngo naje ngo ubwo n'umuceri ngo shaka ngo Pastor Mutesi ngo nta kintu hako ubundi Pastor Mutesi nawe reka nanjye none ngira ikintu mwibare wa mugani ko bantuka urumva ariko sinkuvuganiye mba mvuga nk'iby'umukristo nyine kandi uko niko kuri kwanjye ngewe mba numva mu bukristo bwanjye mba numva ntasenya mugenzi wanjye urumva nk'ubu reka nguhe urugero hari umupasiteri bari gusibye ko bamusenyeye urusengero rwararufunze twakubitanye ahantu ngiye gukora ikiganiro hari akabari kari hepfo Nyabugogo ngiye gukoraho ikiganiro haba hariyo n'akajaride buretse nzakujyanaho harebe haba hariyo utujaride twiza ugenda wicaramo rwose ugakora ikiganiro cyawe cyiza. Nari ngiye gukoresha utwana tw'impanga nkunda gukoresha hanyuma ngiye kubona uwo mupasiteri asohokanye umugore muri shambure urumva ko nta nibanga umugiriye ubwo nawe nareba iki kiganiro none se ko wamenya rinde ko naje se ngo umushyire ku karubanda kandi kazwi muri iyi mihanda buretse se arubatse nyine ubu se nta mupasiteri waje hano arimo kuvuga kuri Pastor Mutesi atabyemera kandi nawe divorce ye mu rugo rwe nawe rwarahaye inkoyoyo ariko mwamugira ngo nuko tutaba tutabazi ubu se ngubu ntawe umaze imyaka ingahe yaratandukanye n'umugabo buretse se uragira ngo muvuge ntawe mvuze ubu ntawe umaze imyaka ingahe hafi 5 yaratandukanye n'umugabo we kandi ari pasiteri mwagiye mureka ariko batandukanye nabo barabyemera
nyine nicyo kikwereka nyine nicyo kikwereka abantu bazima. Ntuzi urakoma gatoya ngo runaka ngo yatandukanye na runaka. Urabivuga bimarira iki abantu? Imba hatandukanye nawe yatandukanye nawe. Uravuga uti nuriya bamufashe asamba none yego yabikoze. Hanyuma none wese kuze kubicuruza nawe. Uri umufatanyacyaha. Sura nk'uyu nguyu waje avuga ngo ngewe ngo ndi indaye. Uyu mudamu ikosa yakoze nuko yaje kubivuga ngo yari indaye. Uranyumva neza kuko yahise promotinga bwa burayi. N'uwakamuhamagaye yahita avuga ati nubundi yari indaye reka nanjye nge kwibarizayo. Uri kuvugura mama w'umuntu zase? Yego nyine niyo mpamvu ngubwira ngo buna araba pastor ari abantu nimba ari ugukizwa cyane bukugira ipanci ntago mbizi. Bundi reka nkubwiza ukuri. Sureba uzi impamvu aba bantu batandukana n'abagore babo n'abagabo. Hari igihe Imana ibwira Abisirayeli iravuga ngo nimumara kurya mugahaga nimuzibagirwa. Yari bizi neza ko bazibagirwa kuko yabahaye amasezerano. Iravuga ngo muzagenda mwubaka amazu, mushaka abagabo n'abagore, muzabyara, muzatunga. Ariko yari bizi neza ko bazibagirwa. Rero aba bantu bakora amadivorce batandukana n'abagabo n'abagore. Ruga ngo baba bari mu butayu hirya yo ngo bwarabakubise bameze nk'inzahari wa mugani w'inzahuga. Inzara y'abakubitiye mu butayu, ibiryo bimaze kuboneka, amafaranga yarabonetse, amamodoka barayaguze, amazu barubatse, wa mugani wayongo wavuze ati batwubakanye Nyarutarama. Uranyumva neza bari aho ngaho. Niyo mpamvu uyu munsi wa none kubera umurengwe ni ubatera gukora amadivorce. Kuko icyambere cyo babona abagore beza. Urumva? Babona abagore beza. Urumva babona abagore beza. Bakahita babona uwabo atandukanye na nuza na runaka. Kabaga atari kuri ya mugore ni mwiza. Ese wisiga iki? None aba pasiteri birirwa bakora amadivrance mu rusenye. Urumva bisiga utuvuta ari abagore bazi kwikoraho. Bakaza kwisiga utuvuta twiza. Bakambara amajipo meza. Ariko se wirirwa mu rugo mu bana bangaye 6 7. Uranyumva neza saa 12 zigeze uri mu bana. Nuzi kwitaho, nuzi kwambara neza. Uri ibitunguru na sauce tomate na celery na tungurusumu biracyakuriho. Ugiye kuryama ibyo bitunguru bikunukaho. Uranyumva neza? Yirirwanye n'umuntu ufite utuvuta twiza. Haryo batazagusenda ni he? Hatazagusenda niye kariyo mpamvu amadivorce ubona yaradutse, ubona nta rukundo rugihari. None se aba pasiteri niyo mpamvu ubona banza abagore babo kubera iki babashatse ari inzahare. Bavuga reka twisungane, Imana ibagire neza, baravuga ati ntago uri uwanjye. None bahita batangira kugenda bashakisha abandi bahanuzi ku mpande. Ariko mwibuka icyo Nzayimana nayo ibivuga. Buretse gatoya. Buretse. Suvuze ngo Nzayimana nzakugirira neza, nzagusekura, nzagutabara, nzagukindura, nzaguha imodoka, nzayikwicisha, nzaguha inzu, nzayikwirukanamo. Si Nzayimana se? Rero wajya gupfa neza hose. Rero ntabwo uzambwira ngo uyu mupasiteri udafite umugore, udafite umugabo aje kwigisha iby'ijambo ry'Imana, uwo nguwo aba ari umupasiteri w'igicupuri. Nimba umwe rero yisubiyemo akabona ko ari yarakoze ibyaha, kagenda akavuga ati reka nishakira umugabo, mumureke. Imana yaravuze ngo muzenguruke isi yose mwigisha ubutumwa bwiza. None nitwe tuba twarabimitse cyangwa mu bimika bandeze mwebwe ari uwo wari wumva ngiye nimitse se? Uwo muhanuzi wamushyiraho ariko ubwo bubasha mbuhawe nabikora ariko ngiye nta bubasha bwabyo mfite. Uranyumva neza? Nta batanga amafaranga kugira ngo bimikwe se? Ubuse nta batanga amafaranga se kugira ngo aze ahanure ngo uriya mugore si uwawe, uriya mugabo si uwawe, kugira ngo babashe kubana babashe guhuza ya mayeri yabo n'amanyanga ko mwaba mwaretse. Uyu munsi wa none ikibazo ntago ari abanga bari gusenya ingo. Uranyumva neza? Ikibazo reka nkubaze, hari umukaturika wari wumva uza gusenya mugenzi we? Hoya.
hari umudive wari waza kumva aza gusenya mugenzi we? Hari umusilamu wari waza kumva ari gusenya mugenzi we? Hari ariya ni umuprotestant ngo ni umuprotestant urumva ari wari waza kumva yasenye mugenzi we, ariko umurokore witwa ngo ni umwadeperi, nimba bararogewe hehe? uranyumva neza? kuko ibyo urabona nk'umusilamu iyo atandukanye n'umugore bahita bajya mu wariya kwa shehe n'ibiki byose, bakahita bavuga ati ako kabe kahita bakavaringwa aho ngaho, nta bintu byinshi. ariko umurokore runaka yatandukanye n'umugore akahita aza kuri social media ngo murabizi ibyo runaka yakoze, yatandukanye n'umugabo, yatandukanye n'umugore. kubera iki? abarokore bananiwe bishwe n'amagambo no gusebanya n'amatiku, umunwa wabo arabananiye. none murashaka kunzana ngo nze nsebye Pastor Mutesi, nze nsebye Pastor Claude, nze nsebye Pastor runaka, nze mbasebye, nze mbavuge nunguka ikize? ni umurimo w'Imana mba namamaje se? ubu se witwa nuzuriya wavuze ngo Pastor Mutesi ngo afite umwuka w'abarangi kubera ko ari we yavuze ko ari we muhanuzi iwe. nimba ari umuhanuzi we yaravuze ngo akaza ngo Pastor Mutesi ni umurangi, bisobanuye ngo nibishaka ni umurangi pire original. ndagushimiye ngo tuzi ikiganiro gisoreza. bitwaye ikise? hari ubwoba mfite? reboya buretse nkwereke, umuntu araje ngo runaka ngo ni indaya, runaka ni umurozi. nimba uje ko ngo runaka ni umurozi, ubwo mwembi muri abarozi kuko mufite aho mwahuriye. nimba uje ukavuga ngo runaka ngo ni indaya, ubwo ufite muri ubwo buraya bwe ari aho mwabuhuriyemo. uranyumva neza? muri ubwo buraya ari aho mwabuhuriyemo. nimba uje ukavuga ngo runaka ngo ni umurangi, yego reka tuwe ko ari umurangi, ariko nawe uriwe kubera ko yaragusengeye, aravuga ngo uri umuhanuzi wanjye nemera, bisobanuye ngo nimba yaragiye gucisha, ubwo nawe yarakujyanye kugira ngo ube igikoresho cye. bisobanuye ngo kiriya ni igikoresho cy'uyu nguyu uvuga ngo ni umurangi. bisobanuye ahubwo ni abantu nawe niba mwitondere, kuko n'ubundi ibyo yahanuye byose nta na kimwe kigeze gisohora, byose ni ibicupuri. tera abantu nyamara mureke mbabwire, simurebe ukuntu abantu bakabije kugira inzangano zo mu mutima, bakamaze kuba benshi bigira abantu beza kandi ari babi. reka mbabwire, nyamara hari abantu Imana ije gukoramo akazi. dusoza n'ikiri bubwire abantu bakunda kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo uri murigishaho ndetse unacyamura unakubita abantu baza kubigaragaza kugira ngo nabo babashe kubireka bagaruke mu murongo w'Imana bubake. icyambere hori koko nimba ari abakozi b'Imana by'ukuri, biza guhangana, biza gusebanya ngo basebye na bagenzi babo, nibaze none se ubu ngubu nta byiza Pastor Mutesi yakoze? nimba koko ari ingo zari zarasenyutse zubatswe, nimba ari abantu yaruhuye umutima, nimba ari abo yagaburiye, nimba ari abo yambitse, ibyo ntabwo ari byiza waza ukavuga? ubu ikintu ikosa abo babivuga bose ni bamwe setu, abamusebya bose ni bamwe. ndagushimiye, urakoze. Mani guha umugisha, bakomeze kureba channel bagwe subscribe bakande. Ni ku Murage TV7. nta nitiro mbatse bagiyeho bakande subscribe gusa zirahagije. naje ngomba kubita ibicupura imbabeshye, mbabwire ko Mutesi ari mubi, ari iki ituro baritanga se, ariko kubera ko bakunda ikinyoma nabo akaba bari imitsi ibinyoma, niyo mpamvu nabo bazajya babatuburira barangiza bakabajyana muri ari bantu ningeze gutanga ku Isezerano TV. ndavuga ngo hari abantu bamwe bagiye bahereza abapasiteri ngo ni pasiteri wanjye, ni dadi wanjye, ngo ni ibintu nk'ibyo ngibyo. kumbe abapasiteri bakorana na za mbaraga kandi ndabazi. noneho uko baturaga uretse se wumva uko baturaga amaturo yabo yajyaga mu mwobo, kandi uko niko kuri, yajyaga mu mwobo. uko baturamo ajya mu mwobo, uko baturamo ajya mu mwobo. uyu mugore ndamuzi kandi afite urusengero rukomeye hano mu Rwanda. ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom.